cyane ko muri iyi minsi bigoye kugira ngo ubwire umuntu ngo 100% arabona umunyedini umufasha kugira amahoro. Urugero urabona nk'abakristo hari abantu babohoka bitewe n'ibyo bavuga n'ibyo wigisha bakakwizera ku buryo bakubwira ibintu batanabwira muganga, bakubwira ibintu by'abantu bajya bambwira ibintu ugasanga nk'umugabo ambwira ibintu atabwira umugore, ugasanga nk'umugore ambwira ibintu atabwira umugabo bimuzengereje, ugasanga umuntu arambwira ibintu n'abayobozi bamwe mu bayobozi bakuru bajya banganiriza. Umuntu rero uvuga ibintu by'Imana hari gihe akonvenka abantu bitewe n'ibyo avuga, abantu bakamwizera bakamubwira byose. Noneho rero avuga ati ese abo bantu mu madini cyangwa se mu banyamadini uwo muntu urusha uremerewe afite umuntu wamufasha kugira ngo abone amahoro? Urugero umuntu araje arakubwira ati jewe umugabo wanjye ntazi gukora imibonano mpuzabitsina ntaranezeza mu buriri. Noneho umuntu araje avuga ati jewe ngira umugabo turyamana ati iminota 2 tukiryamana ambwira ko arangije, kandi yarangije ubwo nanjye ubwo mba ntararangiza. Umugore avuga ati ibyo bintu bimaze nk'iminsi myinshi, wenda bikubwiye muri kumwe, urinde wo kwihanganira ibyo bintu akubwiye. Hari abagore bitwa ngo barapfubye hano hanze akaba abapagani bavuga ngo nabapfubuza. None umuntu aje kubwira ko yahuye n'ikibazo cy'umugabo utamenya kumukorera imibonano mpuzabitsina, kandi aje akomeretse, ntaje kubikubwira kugira ngo umusambanye. Oya, yakubonyemo ibintu uri kuvuga by'Imana, abona ni ibintu byamwubaka byamukomeza, abona hari n'ubuzima wamufasha kugira ngo ibyo bintu bihinduke. Ni bangahe se banyamadini umuntu ashaka kuza kubwira icyo kibazo ako kanya bahite babapfubuza, ako kanya ntahita atangira kumujyana mu buhehezi, ntafate nimero ngo atangire kujya mukurikirana ngo ese ngo byarakunze byaremeye buriya. Ugasanga ahubwo noneho bihindutse kuba wa mugabo wa muntu yasanze umunyedini aboneye urwo rwo kujya gute amusambanya, agatangira gusenyera umugabo, ahubwo ahise yuririra ku kibazo amubwiye. Abanyamadini simvuze ko atari inyangamugayo, ariko biragoye kumenya ngo ni yihe, kuko nabo banyamadini abenshi bararushye, nabo nta buruhukiro bafite. Mvuza benshi ariko harimo n'abake bafite uburuhukiro. Uburuhukiro bwa mbere abo bantu barushye bababaye cyane ko aba bantu badusanga, aba bantu batugana, muraganira ukumva afite ihungabana ry'isi, abantu bafite ibyifuzo byose, ukumva mu magambo 20 akubwiye nta jambo rimwe rivuga ati nsengera Imana impa imbaraga zo kunesha ibyaha cyangwa zo kumenya kuyegera, nsengera Imana inkuremo irari ry'ibyiza, ahubwo ugasanga we yifitiye irari ry'ibyiza. Abo ntibanashobora kubona ibibaruhura. Umuntu wese ufite imitekerereze yo gukunda iby'isi no gushaka iby'isi cyane kuruta n'ibyo iby'isi turabishaka turabikeneye, ko turacyambaye umubiri ukeneye kurya, kwambara, kunywa, dufite byinshi bidusaba ubushobozi, ariko mu gihe cyose ushaka kubijyana imbere ntacyo bizakumarira, kuko Bibiliya tubwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose biza ari nyongera ku buzima bw'abantu. Abantu rero barashaka ibintu kurusha uko bashaka ibahesha ibintu. Yesu Kristo ni utanga ibintu, ni utanga ubuzima, ni utanga ibyiringiro by'imibereho y'ejo hazaza ndetse n'uyu munsi. Kandi ibyo Yesu aguhaye byose birakunyura. Ni byinshi Paulo yagiye avuga, ariko yageze igihe imbere y'Imana aravuga ati ko jewe sengera abarwayi bagakira. Ni iki gituma mporana ijisho rirwaye? Yari afite ijisho rirwaye rihora ririra amarira. Hageze imbere y'Imana aravuga ati Paulo, ubuntu bwanjye buraguhagije. Reba kuba wahumura impumyi wowe ijisho ryawe rihumye. Bivuga iki? Ibi bishatse kuvuga iki? Ntaga gakiza k'Imana tukabonera mu gutunga ibintu byinshi. Nibashakira amahoro muri Yesu Kristo niho honyine azaboneka amahoro. Yego n'umunyedini ashobora gufasha inzira. Icyo umunyedini yagukorera mwiza, mvuze mwiza ariko utaravangiwe, ufite ijambo ry'Imana rizima ryamuhinduye nawe ashaka ko rihindura abandi, ashobora kukwigisha ibituma wowe ubwawe ushobora nawe kwigerera kuri Yesu Kristo. Ntago ari umunyedini rero uzaha abantu amahoro, ahubwo ibyo ababwira nibyo byamuheshije amahoro, nawe ari kwibwira abandi ngo bibaheshe iki? Bibahesha amahoro. Ibyo ni agakiza ka Yesu Kristo kari mu mizi mu nguni zose z'agakiza. Mvuze agakiza kose, wenda Yesu yabwiye abantu ngo nimukiringire umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza, kuko uwo muntu ahinduka nk'igicu. Ntago kuba pasiteri bivuga ko egare kudakora ibyaha, ariko ubundi byagombye kudakora ibyaha, kuko ni izina rijyanye n'umuntu wamenye Imana cyangwa se umukozi w'Imana. None se nimba ayo madini, ariko nimba ayo madini yizihizwa, tugomba gusangamo abanyagakiza, hatarimwe abantu bagomba gusenga ngo bamenye ngo erize tugiye kwitira iryo zina rya pasiteri ni mu ntoki. Ubwo ayo madini urumva hari uburingiro, hari ukwinjirirwa. Ubundi pasiteri, padiri, musenyeri, umuntu wese ufite ahuriye n'iby'ijambo ry'Imana yagombye gusa n'ijambo ry'Imana, uko ritegeka abantu kwitwara. Kwanza niba bagombye kwitwara neza kurusha abandi. Pasiteri, musenyeri, bishop, profete, padiri bagomba gukizwa kurusha abo bayoboye. Ujya yemera ko hari umuntu ufite irari ry'ubusambanyi byabayeho karande, yanze gutandukana naryo, ariko Imana ikakomeza ikamukoresha ameze atyo? Ntabwo Imana yagukoresha muri ubwo buryo. Ndakubwiza ukuri, nta muntu umusambanyi ntabwo Imana ijye mukoresha. Reka nkubwire, ugakomeza gusambanya abo uyoboye cyangwa baje bakugana, icyo gihe ubusigaye urahanzweho n'imbaraga mbi z'abadayimoni. Ntago ari imbaraga z'Imana ziba zikigukoresha. Ni ukuri ntago Imana igifatanya n'abantu gukora ibyaha. Icyo gihe twatuvuze ko Imana ari umufatanyacyaha mu banyabyaha. Bivuga ngo
ngo rero umuntu nubona nanywa inzoga yitwa umukozi w'Imana, agasambana ari umukozi w'Imana, akabigira akamenyero ko umuntu ashobora guterwa ariko ejo umutego ukwikuramo icumu baguteye. ariko umuntu ubikora nkana, ejo yasinze, ejo yanyoye, ejo yasambanye, yabigarutsemo, yabisubiriye, ntago ari Imana bakorana nawe. Erega gukorera Imana si ishyaka ubona mu bantu. Pawulo nawe agiye witsa kuri aba bantu avuga ngo abo ngabo ngo Imana yabo ninda, ngo bahuza umutima wabo ku by'isi. Niba Imana yabo arinda rero, reka bagaragaza Imana y'inda, bagaragaza amaco y'inda. Erega bano bantu baza bagahanura bakerekwa ngo Imana yababwiye, bazayobya batigeze bamenya Imana, batigeze basoma Bibiliya. Ubundi ikindi nakubwira, umukristo wa nyawe wakiriye amahoro Yesu atanga, ufite agakiza k'Imana, ntakeneye umuhanuzi. Nkanjye ndakubwiza ukuri imbere y'Imana isumba byose, nasenze Imana nyibwira ngo nkuraho abahanuzi b'iki gihe, nkuraho abahanuzi. Nta n'uwahirahira gupfa kuvuga ngo Imana iramubwiye. Ikuntumye yikize, nzi ko abakora ibyiza Imana ibemera. Ningerageza mu gukora ibyo gukiranuka ngakorera Imana, aho ngaho Imana iranyemera muvandi. Ntabwo rero nkeneye umuntu uza kumbwira ngo umukozi w'Imana, ngo Imana ngo mbonye ngo igiye kuguha inzu. Basanga bafite amarari y'ibyo bintu. Imana yampa inzu ni byiza, itanayimpaye ntibikuraho ubumana bwayo, ntibizanekuraho ko nzajya mu ijuru. Ushobora kudatunga inzu ukazajya mu ijuru, ukajya kuba mu yo mu ijuru sha. Rero aba bahanuzi bose nako benshi baravangirwa kubera gushakira iby'inda nini bashaka gushyira mu gifu cyabo. Ariko si ijambo ry'Imana ribarondora gusa, na Rugamba Sipiriyani yarabarondoye aravanga inda nini yimamayira. Hari nawe yavuze ngo umusaza rukukuri, umuntu ugeze mu zabukuru, ngo iyo yimitse inda nini ajya mwumva rugeretse. Ariko noneho umuntu ufite akaga gakomeye ni umuntu uri kubeshya ngo Imana iramutumye itamuta. Aba bantu bitari kera muzajya mugenda mubamenya mubavumbura. Ikibabaje ntimwiga ngo mumenye, Imana ibereka abantu ntimubyemere. Izi YouTube channel ibyo abantu bavugira kuri YouTube n'ibyo bakora bitabikwereka urwego rwabo. Aho ubona umuntu ngo ndi pasiteri, ndi profete, akirwa avuga ubusa gusa, agagurutswa no kuvuga ga baraka, akamusesengura kugeza aho iwabo avuka, kugeza ubwo arya, akageza n'ikariso yambara, kugeza nuko abayeho. Bakinjirira umuntu kugeza bavuga ngo ni yaryamye aragona, ukibaza ahantu baboneye yaryamye agona bikakuyobera. Abo rero ni intumwa za Satani, ni abanzi b'umusaraba wa Kristo. Abo bahanuzi rero nibahanure, nibagire gute, ariko bamenye ko Bibiliya hari ikivuga ngo bazagera imbere y'Imana barata ngo twarano gati nimumve imbere mwabivume. Mwumva iryo jambo, ikivume uracyumva? Ikivume ni ijambo ribi cyane, ngo nimumve imbere mwabivume mwe. Sinigeze kugira gute, sinigeze kubamenya. Ariko mbere yuko bahamagazwa niyicaye kuri ya ntebe ariyo Mana, kugira ngo bacirwe urubanza rw'ibyo bakoze. N'isi izabaryoza, izabarutsa ibyo abandi bariye n'ibyo abantu bagize gute bakoze. Umuntu wese wifuza kurya ikintu cy'umuntu anyuze mu manyanga, anyuze mu kubeshya, none akanyuramo abeshyeye Imana, shareka nkubwire nibitakuniga. Umva, nsengera abarwayi. Iyo nagize ibihe byiza by'Imana, nshobora gusengera iteraniro ririmo abantu 500 barwaye, 300 bagakira indwara. Iyo mpano y'Imana ndayifite. Ariko uburyo nyifite unandebye ukansura mu buzima busanzwe, hari n'abajyambwira ati Imana yaguhaye impano ituma wakira, ati ibi bintu ukora bigomba kugukiza, nicyo gishoro Imana iguhaye. Ariko ngiye nkumva ko amahoro Yesu yampaye amagije no kumva umushahara mpembwa, uwo nguwo ndawugabanya nkawurya nkumva urandyoheye kugeza igihe Imana izakora ibyayo mu nzira zacu. Ubuzima bwiza ni ugutunga Yesu n'amahoro. Yesu iyo wamwinjije muri wowe utunga amahoro. Erega Bibiliya nyine ntago bayisoma ntibayikunda, ntibanayishaka, kandi niho ubuzima buri, niho ubutunzi bwije. Kuko iyo wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, akakuyobora, agatura muri wowe, aguha kunyurwa, aguha amahoro. Hari amahoro yavuze agiye kujya mu ijuru ngo mbasigiye amahoro, kandi si nk'uko abisi batanga, wayabisi yuzi kwahindagurika. Amahoro Yesu atanga rero agarura n'ibyiringiro mu buzima bw'abantu. Ni ukuvuga ngo iyo amahoro ya Yesu yakugezeho, mvuza ya Yesu pana kubyiyumvamo no kubyiyitirira, kumva ngo amahoro yaje, cyangwa se ukumva ngo ni yayandi muri kiliziya nigeze nteranirayo nka kabiri. Ari ukuntu bagera igihe ukavuga ati padiri akavuga ati muhana amahoro ya Kristo, ukabona baraherezanya ibiganza ukagira ngo niho amahoro ari. Cyakoze ni ibyifuzo, ariko siko bayifuza, sinako bayashaka. Amahoro ya Kristo iyo yaguhaye aguha igisubizo cy'ibibazo byose ufite, kuko amahoro ya Kristo ahita aturisha ubwonko bwawe, agaturisha umutima wawe, agaturisha intekerezo yawe. Naga amahoro ya Kristo abana n'ibikubagana n'ibisakuza. Amahoro ya Kristo aba mu mutima utuje, kandi aba mu maso atari hareha. Iyo tuvuze kurehareha, abantu batekereza ko ari agatima kari hareha. Agatima kari hareha mbere y'amaso, kuko abantu basambana urabizi ko bakururwa n'ibyo bareba ku bantu. N'abakunda iby'isi umva bavuga ngo abantu bigisha bose uzajya wumva ngo Imana yampaye ikizu kinini, ngo ibimodoka binini, nuko amaso yabo ajarajara mu bizu binini nyine. Zimvuze gukizwa neza si ukubatizwa, si ukuba mu mirimo ukora mu idini. Gukizwa neza kumva Imana yaguhaye umutima uzinutswe ibyaha. Ayo mahoro Yesu yihera abantu bamwubaha cyangwa bamukunda, anabafashisha kuzinukwa ibyaha. Ukumva ibyaha wakundaga ntukibikunda, birakunukira, ukumva rwose n'umutima ubireka waremeye, byarakunze, nta guhatiriza. Ariko muravuga ati Mana wambabariye rwose aka kayoga nkanywa gakejo nkazakareka. Aracyafite umutima ureharera, ibintu byose bimubera byiza iyo yakiriye Yesu, kuko nta mahitamo mabi agira. Ko umwuka wera cyangwa amahoro Yesu yamuhaye amufasha guhitamo ibyiza by'ingenzi mu gihe cyayo. Rero abantu bararushye, uragira uti mu madini hari nka barahabonera amahoro. Mbere na mbere ni babanze bumve nyiri mahoro. Umunyedini icyo azakwigisha nawe azakwigisha utanga amahoro.
kuryama heza ukarota neza ukabadukana imbaraga zigufasha gucyura umubyizi ni ukuba wararebye kure ugahitamo matera zifite ireme zikorwa n'uruganda rumaze kugira uburambe rubakorera matera za Relax Foam na Dada Mattress. Abifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali ku ruganda rushya rwuzuye mu karere ka Gasabo utambitse ibumoso bw'umuhanda werekeza ku murenge wa Jabana. Abifuza kugura kuri detaye ni mugana acururizwa matera hirya no hino mu gihugu mubaze matera za Relax Foam na Dada Mattress. Kubarangura matera nyinshi ntimugire ikibazo kuko tubafitiye imodoka zibagereza matera hirya no hino mu gihugu. Ku bindi bisobanuro mwamagara kuri telefone 0788 cyangwa se 0788 nimutugane tubakirane yombi kubaha serivisi nziza na kalite niyo ntego yacu. Iyo nzu wubaka iguhenze menya neza ko ubwiza bwayo bugaragarira mu isakaro. Hitamo neza rero amabati arambana umucyo gukomera byo ntiturushanwa turayoboye. Akorwa n'uruganda Salama Mashini mu bwiza bw'amabati y'ubwoko bwose mu mabara atandukanye abereye ijisho. Ngaho rero abashaka kubaka insengero, amahoteli, amashuri namwe mwubaka amazu y'ubucuruzi nayo guturamo ni mutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo utambitse umoso bw'umuhanda werekeza ku murenge wa Jabana. Abatwara menshi kandi tubafitiye n'imodoka ibatwaza. Mwaduhamagara kuri 0788 30 Magazema Colombe Tea terwa ishema no kurimba wambitswe n'aya magazine y'abasirimu atambuka mu bimbere agahabwa ijambo hakomeye. Nawe rero hanyurana umucyo muri iyi costume sur mesure, amashati slim fit, urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara, amapantaro n'amajins azira gucuye, ama-t-shirt n'ibindi original. Magazema Colombe yivanira i Burayi. Magazema Colombe ni muri Kigali ka Free Zone iruhande neza rwa KCB. Telefone ni 0788687304 na 0788543708. Reka nizere ko mumeze neza, nizere kandi ko mukomeye mushima Nyagasani. Utameze neza udukurikiye ihangane, ariko none usenge Nyagasani kugira ngo gahunda zigende neza. Udukurikiye ufite ibibazo bitandukanye, abagize ibyago ukababura umuntu ukunda wari ufite akamaro mu buzima bwawe, ihangane ariko none usenge Nyagasani. Kuri screen zacu tugiye kuganira na Elise Sengimana. Sengimana njya uvuze ngo Sengimana sha muntu urangije amashuri sha Sengimana avuga Sengimana yabwana na Sengimana. Kuri screen zacu nyamabonye ni ku nganzo mwimerere, ni Saro TV ndetse na Baraka TV. Yego tubaha ikaze. Urakoze cyane Albert. Abakunzi bacu barakoze babana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Nizere ko bameze neza, natwe tumeze neza. Batameze neza ni nkuko bivuze n'ubundi byose bisaba kwihangana kuko ubuzima dutuyemo na amahoro no kwishima. Ejo kababara nuko aheza hitwa mu ijuru niko muririmbye yaririmbye. Ariko abadukurikiye ndizera ko bameze neza. Ubwo rero tubahaye ikaze ku miyoboro yose, Baraka TV, Saro TV, inganzo mwimerere. Bose bakomeze bagira ibihe byiza. Kandi nawe ndakwakiriye. Hari hashize n'iminsi tutaganira. Iminsi yarashize tutaganira, bajyaga bakunyishyuza. Abandi bamwe abandi bakamagara ku matelefone ngo rizasengera he. Nkabwani mujye ku Saro TV mu birebe murabibona. Nimero zanzishyira hano gutya kubera ko ari gihe bamagara cyane bakanderanje. Ariko no ku Saro TV ziba ziriho abantu. Ntacyo ntacyo bitwaye, nta mategeko abihana. Yego ko uragusize ndabona rwose nta cyahindutse, uracyari mu bwiza bw'Imana, uracyasa neza rwose ndabibona. Ndashima Imana ko ijuru rikinyemerera. Ijuru riracyanyemerera kuba mvuga Imana bigakunda, kandi ndacyumva mfite ubuzima nk'ubw'ifi iri mu mazi. Buryo ubuzima bw'ifi ni mu mazi, yitahuye n'igisimba kiriramo. Nta gisimba kiriye ifi, buryo ubuzima bwayo ni mu mazi. N'umukristo rero ubuzima
kumbona uko wansize n'abandi wababona nyine ari uko umuntu yahumeka, ariko noneho ikiruta ikindi ni ikiri imbere mu mutima. Kuba Kristo nkimwumva, kuba Kristo akinyoboye, ndabishimira Imana kuko harabo bitagikunda bitagishoboka. Gira aracyambereye umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ubu kuririmba ndirimba ivuga ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye n'iby'uwo mucunguzi. Nagira ndirimbo yantera ubwoba, ndetse nandivuga ngo ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Iyo nayo nayiririmba. Uyu mwanya ndacyari umukristo, ndacyanezererwa Yesu Kristo uri muri jyewe kandi ndumva gikorera muri jyewe. Rwose uko ubibonye niko biri. Ndabyiyumvamo rwose. Yego, nanjye twabona ko ameze neza. Nawe umeze neza, urabyibushye, nuko gusa nyine ukunda kwisekera. Ibyiza icyo ari cyo cyose kije uraseka, ariko nta kibi kirimo. Guseka nabyo burya nabyo bigira umumaro mwinshi. Ariko uraho umeze neza, ndakubona rwose nta kibazo, kandi baraka ndabona iriho izamuka. Ariko Imana ishimwe kubera ko ugenda wumva inama n'ibitekerezo. Ushize nagukubise inkoni rwose hano mu kiganiro, ntabwo niva mu bapfumu, dore jya mu bintu, shyira umurongo wawe ku bintu runaka, kandi umurongo urimo urawujyamo neza. Oya, mu bapfumu twavuze ko nusubiramo abantu bazagutera amabuye, kandi warabibonye ko bandika. Wikwamamaza abapfumu nta kizima bafite cyo kuhabara no kubwira abantu, uretse kubashyira muri za nyabingi na karande n'imyuka mibi. Wowe zana abantu bavuge ku buzima bwabo, ariko ujye unenseramo mu nsengero harimo abapfumu barenze abo nabo barimo nyine nicyo kibazo. Ariko nanone mu murongo uri gukora mwiza ndi kubona watangiye kujyamo, jya ugera n'igihe uvuga ati Imana nguhaye umunsi umwe mu cyumweru w'ijambo ryawe rizima rifite imbaraga. Ushake nk'umubwiriza uzi kwigisha, ufite n'ubuhamya buzima, udafite ubuhamya bubi hano hanze. Uvuga ati itegura ijambo ry'Imana uze duha abantu b'Imana. Nyabuna rwose urabona ni Imana baratwemereye. Wowe niba ubyemeye bibwira abadukurikiye gushyira ijambo ry'Imana. Umwanya wabonetse se nabura gutanga ijambo ijambo ry'Imana nicyo kintu kiri muri jye numva naho abantu kikanabagirira umumaro kurusha kubaha ibijumba cyangwa ifiriti cyangwa ibindi. Ijambo ry'Imana ni tayari kuritanga rwose, ahubwo wenda byazajya bitubera umwanya. Ariko ubundi ijambo ry'Imana se ufite n'amahirwe nayo ngo azajya guha ijambo ry'Imana ubu ngubu ameze neza. Nawe mu uzajya utumira, mu uzajya kureba bakaguha ivugabutumwa ryiza nawe arimo, ko ndumva avuga ibintu byiza. Rero uzavuga ati Imana rwose mu byo wampaye kuri iyi cano, cyane ko uyu munsi wa none riri no kukugaburira guhaye akazi, cyo uvuga ati Imana wagize neza, nanjye nzanye umuntu urafasha imitima kuruhuka no guhembuka. Yego, nzansenga Imana kugira ngo imishyurire umuntu nzanye uwari we. Icyo kintu ni cyiza, nicyo cyabuze mu bantu bundi. Ko umuntu aragenda akajya gufata umuntu wese abonye kubera ko asoma Bibiliya akibeshya ko ari umukozi w'Imana, kumbi nyine ashobora kuba ari n'umurozi wahoze uvuga ari umurangi cyangwa ari umupfumu. Ariko wasenze Imana uvuga ati Imana ashaka abantu bakurikirana Baraka TV bahembuka, banyurwa, bakira ubutumwa bubabohora. Buri ijambo ry'Imana ry'umwimerere n'ubuzima mu mpande zose. Ijambo ry'Imana rikiza ibyaha, ijambo ry'Imana rikiza imibabaro, ijambo ry'Imana rikiza agahinda, ijambo ry'Imana ritanga ubuzima, ijambo ry'Imana ritanga ibyiringiro. Nicyo gitabo cyonyine, kiriya gitabo iyo ugisomye neza gitanga ubuzima bwa none n'ubw'ejo hazaza. Iyo tuvuze ubwa none si ugutunga byinshi bya mirenge, ahubwo ni ukugira amahoro ava muri kiriya gitabo ko twasezeranijwe n'Umwami Yesu. Akiza amahirwe asuka, ni byiza cyane. Ubundi se hano gusoma Bibiliya si bivuze ko uri umukozi w'Imana. Ntabwo bisobanuye ko uri umukozi w'Imana. Bivuze ko uri umukozi w'Imana. N'ujya ubona n'abandi baza bitigisa ati Imana irambwiye. Bariya bo ni ikibazo gikomeye. Bariya baza kwitigisa kuri kamera banavuga indimi mu birinda, ahubwo n'abakozi ba Sekibi. N'abakozi ba Sekibi. Ubuze niki kigutigishije kuri kamera? Ko kugira ngo utigite ujye mu ndimi ari ibihe byiza bidasanzwe byakubayeho, hari yo n'ibihe byiza bihagutereye. Muri ziriya kamera hariya muba muri kubaza abantu ni ibihe byiza bituma umuntu ajya mu ndimi no gutitira. Abenshi 98% n'abesikora baba mu byo gushaka amafaranga. Bose mbizi, ariko nabyo birashoboka, cyangwa se barashaka kumenyekana. Ariko kumenyekana sinzi icyo kumaze, nyamara babyitondere ko Bibiliya iravuga ngo ibyo bakogezamo nibyo bikugusha, ibyo bavugamo umuntu bamusingiza nibyo bimugusha. Kandi umuntu ushaka Bibiliya hari amagambo ivuga ngo nutumirwa mu bukwe, sinzi baranyihanganira ko ntayasomye, sindi buyavuge neza uko ari.
ngo nutumirwa mu bukwe ngo uzirinde kwicara mu myanya y'imbere kugira ngo batazaguhagurutsamo bakakujyana inyuma kubera ko wicaye mu cyicaro kitari icyawe ngo ugakorwa n'isoni imbere y'abantu. Nanone gushaka kumenyekana aribo bigizemo uruhare nabyo birangira nabi. Abantu bajye bareka bamenyekane ku byo bashoboye gukora bazwiho, bamenyekane kubwo niba ari umukozi w'Imana ariko Imana ikwamamaze kumenyekanisha ni byiza, ariko nujya kwimenyekanisha cyangwa se aba YouTubers nabo bakagutegurira ngo nzira ituma umenyekaniramo nabo bajya babitegura bakakora. Hari utuzu duhari ducurirwamo ubuhanuzi n'ibindi byinshi byo kugira ngo babeshye abantu. Ibyo bintu rero ntago bishobora kuramba, ntago ushobora kumara igihe. Buriya ibintu bizima ni ibintu uzamukiyemo byawe, abantu bakabigukundira bakavuga ati uyu muntu azwi kuri iki kintu iki niki kandi aragishoboye. Biriya nibyo bintu byiza, kandi ntekereza ko n'Imana ibiguhaye uburyo bwiza bwo kuzamuka, kandi icyo gihe ibiguhaye ari ibiguhaye bigirira abatari bakeye umumaro. Ese ngiko ndi gukora umurimo mwiza ko batari kumituro bituro igihe kiseba buryo uravuga ubutumwa ibintu by'amaturo bubiretse kandi gashire ubutumwa bwiza kuri Baraka. Ibintu by'amaturo bubyihoreye nicyo cyagiye cyica abantu nyine. Buri muntu wese aza yumva ko ari ikintu akeneye ashaka, cyane cyane ituro. Nubundi abenshi ituro bari buze babivamo cyane. Nibyo byandi nyine nakubwiye, guhagurukana intego zabo ku giti cyabo atari intego y'Imana. Reka dusengere kino kiganiro. Urakoze cyane, n'abadukurikiranye bace bugufi niba uri ahantu ubyemerewe kugira ngo dusenge, n'abantu bajye banabimenya. Iyo dusenga duhumirije ntago tubisoma muri Bibiliya. Mu materaniro iwacu njya mbona abantu benshi senga bakanuye niba babaje kuneka, ariko hari n'amadini atabyemera guhumiriza igisobanuro cyabyo no kugira ngo utarangaza amaso n'ubwonko n'ibitekerezo. Iyo wahumirije ntacyo ureba, ariko mbumbuye amaso ndi kureba hariya, hagize igikoma hariya wabona ngize gutya. Guhumiriza rero ni uburyo bwiza bwo kugira ngo usenge waturishije intekerezo zawe, wazamuye amarangamutima yawe ku Mana, ku buryo n'icyifuzo ugiye gusengera utakivangavanga. Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutwari, izina rifite imbaraga, Mana ndagushimye ndaguhimbaje kugira neza kwawe. Twemereye kongera kugaruka kuri izi mikoro kubw'uyu mwanya, natwe turanezerewe. Twakiriye Baraka TV ya Ruberi, twakiriye abakunzi bacu badukurikirana, ubaho umugisha, wagirire neza bagiye kudukurikirana, natwe tugirire neza. Nyemerera iki kiganiro ntikibi cyo kuvuga gusa, ahubwo kibi cyo kuvuga abantu bafashwa, bahumurizwa, bakomerera mu gakiza k'Imana, bambara imbaraga, bahindura imyumvire muri uru rugendo rujya mu ijuru. Kora ku munwa wa Baraka, kora ku ntekerezo ze kugira ngo abazi ibibazo byiza bizima byatuma wumva ryoherwa, kandi nanjye unkoreho kugira ngo nk'ubwenge. Aba bahungu bagira amayeri menshi yo kubaza, niyo mpamvu rero n'inginzi kugira umwuka wera w'Imana azabane nanjye, no kugwa mu mutego udafite umumaro, ahubwo ibyo mvuga byose byubaka imitima, natwe bitwubake mu izina rya Yesu Kristo, amen. Iyo bagira amayeri menshi Baraka barose ngabungu bagira amayeri menshi gusa. Abantu muri ibi biganiro hari abanyamakuru bagira amayeri menshi nyine yo kubaza, hakaba n'abakiyahira. Tumanye bakashyize muri ako gatebo. Oya, amayeri mvuze yo kubaza, ubu byanga bikunda ufite utuntu wazanye two kugira ngo twike, uri buze kumbaza. Wari udutwiko wazanye. Ndi umukozi w'Imana ntabwo mwikana. Abantu yego sawa rwose, Imana igufashe, nikatabamo ni byiza cyane. Nshaka cyase nifuje ko twaganira nkuko nyambwira abantu bararushye banaremerewe, ariko ikibazo babuze aho baruhukira. Iyo mbivuze biterwa nuko nganira n'abantu, biterwa na feedback nyambona nashyizeho ikiganiro kivuga butumwa. Niyo mpamvu mpamya nashidikanya ko abantu barushye naniwe, ariko aho baruhukira hakaba habaye hake cyangwa se hafi ya ntawe. Izi sano munota abantu bananiwe baremereye barushye bajya mu nsengero gushakayo ubuhungiro ku cyaho giti nka Elize, kuko abantu bajya mu nsengero gushakayo ubuhungiro bw'ibibazo byabo, bw'abaremerewe n'amadeni n'ibiki byose. Ubuhungiro mu madini tujya gushakamo, mu madini hari ubuhungiro. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha kuri icyo kibazo. Abantu ngo bararushye barananiwe, nibyo bararushye barananiwe, ndetse wowe ubizi gake, yewe mbizi cyane kuko abantu bamamagara ari benshi, bakeneye ko nabafasha cyangwa se nabasengera, ni benshi cyane. Ati mu nsengero hariho uburuhukiro abantu bashobora kujyamo bakaruhuka, byashoboka cyangwa ntibishoboke. Ariko nanone kandi Bibiliya niyo ishobora kudufasha gusobanukirwa ibyo ngibyo.
kuko Bibiliya yo yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Ni Yesu wabivuze, ntago ari Nsengimana Elize cyangwa se ntago ari wundi, ni Yesu wabivuze. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Bazumvise? Hakaba handi nanone yavuga ngo kandi nta n'amahoro y'abanyabyaha, ni kuwiteka avuga. Ibyo nabyo wenda turaza kwifashisha amagambo make ya Bibiliya kuko ntago wenda twaje mu kubwiriza cyane, ariko ibyo umbajije birajyana n'ubundi ni ijambo ry'Imana. Mu rusengero abantu ushobora kuharuhukira, ariko nabwo byaterwa n'umwigisha cyangwa se n'urusengero winjiyemo urwo ari rwo. Hari abantu bafite ibihumuriza, hari abantu bafite ibintu by'Imana rwose byakomeza abantu, ariko bacyo utamenya bari bo. Ngo ashobora gufasha mu kugeza ku biguhumuriza. Ikibazo nuko ibihumuriza abantu bakeneye iyo tubiginjiyemo neza mu ijambo ry'Imana si byo bashaka. Nk'ubu gihe umuntu arampamagara kuri telefone akambwira ati mukozi w'Imana nabonye usengera abarwayi bagakira, none nanjye ndashaka usengera mfite ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Nese ufite ibi? Ngo umwuka aragusobanurira, ngo usenge ngo umwuka arakubwira. Bakeneye kumva icyo babwirwa n'abahanuzi byavuzwe, byaba byavuye ku Mana, bivuye ku marangamutima y'umuntu, bivuye mu badayimoni. Nicyo kintu kibababaje nyine. Rero usanga ikizima cyabahesha amahoro kandi cyatuma bagira ubyiringiro by'ubuzima bw'ejo hazaza, ndetse n'uyu munsi sibyo bashaka gukurikira, sibyo bashaka kugenderaho. Ariko mu by'ukuri ubundi mu rusengero ushobora guhura n'umwigisha mwiza ukwigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri rya nyaryo, akaguhumiriza akagushyiramo ibyiringiro. Kandi burya bundi yari yo target, byakabaye target y'izi nsengero, kugira ngo umunyamibabaro ugeze mu rusengero byibura nubwo atahita asubizwa ku byo akeneye ako kanya, ariko havana ijambo ry'ihumure rimubwira ko hari ibyiringiro by'ubuzima ariko bibonerwa muri Kristo Yesu. Upana kwizeza abantu ngo Imana irabiremye, ngo irabivivuye, ngo mbonye bigira gutya. Pana bya bintu by'ubuhanuzi rwo babwira abantu nubwo nabyo byagira gake byakora ko bidakwiriye kubwirwa abantu. Abantu babwirwe ko mu ijambo ry'Imana hari nk'ubuzima, hari nk'imibereho, harimo kunyurwa. Ikindi hari icyo uvuze ngo abantu bafite ibibazo by'amadeni, ngo by'imibereho. Buriya mu ijambo ry'Imana rya nyaryo ntabwo atwereka ko ubuzima bwiza ari kuba dufite amafaranga menshi n'imodoka. Ntabwo ubuzima bwiza tubukesha kuba dufite amazu, dufite imirimo ihambaye. Oya, ubuzima bwiza bwuzuyemo amahoro bashaka buri muri Kristo Yesu. Buri muri Kristo Yesu. Kuko iyo wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, akakuyobora, agatura muri wowe, aguha kunyurwa, aguha amahoro. Hari amahoro yavuze agiye kujya mu ijuru mbasigiye amahoro, ngo kandi si nk'uko abisi batanga, kuko ayabisi yuzi ko ahindagurika. Amahoro Yesu atanga rero agarura n'ibyiringiro mu buzima bw'abantu. Ni ukuvuga ngo iyo amahoro ya Yesu yakugezeho, mvuza ya Yesu pana kubyiyumvamo no kubyiyitirira, ukumva ngo amahoro yaje, cyangwa se ukumva ngo ni yayandi muri kiliziya nigeze nteranirayo nka kabiri. Ari ukuntu bagera igihe ukavuga ati padiri akavuga ati muhana amahoro ya Kristo, ukabona baraherezanya ibiganza ukagira ngo niho amahoro ari. Cyakoze ni ibyifuzo ariko siko bayifuza, sinako bayashaka. Amahoro ya Kristo iyo yaguhaye aguha igisubizo cy'ibibazo byose ufite. Cyo kintu uracyumvishe? Amahoro ya Kristo iyo yaguhaye aguha ibisubizo by'ibibazo byose ufite mu buzima bwawe. Kuko amahoro ya Kristo ahita aturisha ubwonko bwawe, agaturisha umutima wawe, agaturisha intekerezo yawe. Naga amahoro ya Kristo abana n'ibikubagana n'ibisakuza. Amahoro ya Kristo aba mu mutima utuje kandi aba mu maso atarihareha. Iyo tuvuze kurehareha, abantu batekereza ko agatima karihareha. Agatima karihareha mbere y'amaso. Kuko abantu basambana urabizi ko bakururwa n'ibyo bareba ku bantu. N'abakunda iby'isi umva bavuga ngo abantu bigisha bose uzajya umva ngo Imana yampaye ikizu kinini, ngo imodoka binini, nuko amaso yabo ajarajara mu bizu binini nyine. Noneho bigatuma rero y'amaso ahereza umutima. Burya umutima ujarajara mbere y'amaso, amaso niyo abanza kujarajara. Rero umuntu ujarajaza amaso mu isi cyane uwo ntashobora gutunga amahoro. Iyo ufite Yesu Kristo rero ntago ujarajaza amaso mu isi, ahubwo amaso yawe yahanga ku mukiza. Babyumvise? Ngira nabyivugiye ga ijambo ry'Imana. Hano rivuga ngo abantu barihangana dukoresha telefone, nayo ni nziza yatugiriye neza. Biracyarimo Bibiliya kandi iyo dusomye n'indi isanzwe dusanga batarabinyuranya, biracyajyana no kuri ijambo ry'Imana. Iyo usomye amagambo y'Imana ni byiza ko tuyarebaho kugira ngo abantu banayumve. Ikibazo nuko abantu batakiyafata nk'amagambo y'imbaraga. Ntago abantu bakiyafata nk'amagambo y'imbaraga yavuye ku Mana. Ariko ya ni amagambo y'ukuri ijana ku rindi, ndetse birenze ijana. Ntacyo, ariko pourcentage burya za nyazo
amagambo y'Imana dusanga muri Matayo ibice 11 ku murongo waho wa 28 aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Murongo wa 29 mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho kuko ndi umugwaneza kandi noroheje mu mutima, namwe muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, kuko kunkorera kutaruhije n'umutwaro wanjye utaremereye. Ntago Yesu ajya yikoreza ibintu bibaremerera. Umuntu wese wakijijwe neza, mvuze gukizwa neza, iyo mvuze gukizwa neza si ukubatizwa, si ukuba mu mirimo ukora mu idini, gukizwa neza kumva Imana yaguhaye umutima uzinutswe ibyaha. Noneho nakubwiye ayo mahoro Yesu yihera abantu bamwubaha cyangwa bamukunda, anabafashisha kuzinukwa ibyaha. Ukumva ibyaha wakundaga ntukibikunda, birakunukira. Tujya tugira ibihe byiza mu rusengero iwacu duteranira, umuntu akaza akakubwira ngo ndashima Imana. Hari umukinnyi wakinaga muri Rayon Sport witwa Titi, yari umuntu yari yarabaswe n'urumogi, yarabaswe n'ibyaha kugeza ubwo bigera ku rwego rwo hejuru. Ejo bundi aravuga ati ndashima Imana, ubu naretse urumogi, ubu naretse ibyaha, ubu ndanezerewe, ubu Yesu ari muri jyewe. Ayo mahoro Yesu atanga abashisha n'umuntu kureka ibyaha, ukumva rwose n'umutima ubireka waremeye, byarakunze, nta guhatiriza. Ariko muravuga ati Mana wambabariye rwose aka kayoga nkanywa gakejo nkazakareka. Aracyafite umutima urehareha. Amahoro ya Yesu yo yaje rero abihanaguramo, aho ugasigara wumva birakunukira, uhita umera nk'umugore utwite. Hari abagore batwite banga ibyo bakundaga, noneho kumva yatangiye kurya n'ibintu bari gushaka ikitoki kibisi, bari gushaka itaka, ibyo bita guhurwa bimwe ugakunda ibindi. Rero umuntu wakiriye amahoro ya Yesu yakira ibintu byose bimubera byiza iyo yakiriye Yesu, kuko nta mahitamo mabi agira, kuko umwuka wera cyangwa amahoro Yesu yamuhaye amufasha guhitamo ibyiza by'ingenzi mu gihe cyabyo. Rero abantu bararushye, uragira uti mu madini hari barabonera amahoro. Mbere na mbere ni babanze bumve nyiri mahoro. Umunyedini icyo azakwigisha nawe azakwigisha utanga amahoro, ntago umunyedini ari utanga amahoro. Wabyumvise? Nawe nujyayo azakwigisha utanga amahoro. Utanga amahoro ninde? Ni Yesu Kristo. Cyane ko muri iyi minsi bigoye kugira ngo ubwire umuntu ngo 100% arabona umunyedini umufasha kugira amahoro. Urugero urabona nk'abakristo, abakristo hari abantu babohoka bitewe n'ibyo bavuga n'ibyo wigisha, bakakwizera ku buryo bakubwira ibintu batanabwira muganga. Bakubwira ibintu by'abantu bajya bambwira ibintu, ugasanga nk'umugabo ambwira ibintu atabwira umugore we, ugasanga nk'umugore ambwira ibintu atabwira umugabo we, bimuzengereje. Ugasanga umuntu arambwira ibintu n'abayobozi, bamwe mu bayobozi bakuru bajya banganiriza, akambwira ibintu atabwira shebuja umuyobozi we mukuru. Umuntu rero uvuga ibintu by'Imana hari igihe akonvenka abantu bitewe n'ibyo avuga, abantu bakamwizera bakamubwira byose. Noneho rero avuga ati ese abo bantu mu madini cyangwa se mu banyamadini, uwo muntu urushye uremerewe afite umuntu wamufasha kugira ngo abone amahoro. Urugero, umuntu araje arakubwira ati jewe umugabo wanjye ntazi gukora imibonano mpuzabitsina, ntaranezeza mu buriri, ntarambwira n'abantu rwose kuri subscribe yitwa Inganzo Mwimerere tugiye kuziga uburyo umuryango ubaho, n'uburyo mu buriri bigenda, n'uburyo abantu bagira amahoro, n'uburyo abantu bakwiriye kumenya uburyo bashaka. Hari ibintu byinshi cyane bazamenya bitarimo ariko ibintu by'ibishego. Noneho umuntu araje avuga ati jewe ngira umugabo turyamana, ati iminota 2 tukiryamana ambwira ko arangije, kandi yarangije ubwo nanjye ubwo mba ntararangiza. Umugore avuga ati ibyo bintu bimaze nk'iminsi myinshi, wenda bikubwiye muri kumwe, urinde wo kwihanganira ibyo bintu akubwiye. Abo babita n'abagore, hari abagore bitwa ngo barapfubye, hano hanze akaba abapagani bavuga ngo nabapfubuza. None umuntu aje kubwira ko yahuye n'ikibazo cy'umugabo utamenya kumukorera imibonano mpuzabitsina, kandi aje akomeretse, naje kubikubwira kugira ngo umusambanye. Oya, yakubonyemo ibintu uri kuvuga by'Imana, abona ni ibintu byamwubaka byamukomeza, abona hari n'ubuzima wamufasha kugira ngo ibyo bintu bihinduke. Ni bangahe se banyamadini umuntu ashaka kuza kubwira icyo kibazo, ako kanya ntahita atangira kumujyana mu buhehesi. Urumva? Ntafate nimero ngo atangire kujya mukurikirana ngo ese ngo byarakunze, byaremeye, buriya. Noneho ikibazo amubwiye ukagira ngo ni nk'imbwa, ni nk'umuntu utwaye inyama imbwa imuri inyuma. Ugasanga ahubwo noneho bihindutse kuba wa mugabo agiye, wa muntu yasanze umunyedini aboneye urwo rwo kujya agira gute amusambanye, agatangira gusenyera umugabo, aho kugira ngo amuhe ibyaje bimuzanye, amubwire ati byagenda gutya cyangwa se nzabonana n'umugabo we cyangwa se bizagenda gutya, ahubwo ahise yuririra ku kibazo amubwiye. Abanyamadini simvuze ko atari inyangamugayo, ariko biragoye kumenya ngo ni yihe, ahubwo nibasanga uyu Yesu
ivuga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Kuko nabo banyamadini abenshi bararushye nabo nta buruhukiro bafite. Mvuza benshi ariko harimo n'abake bafite uburuhukiro. Bivuga ngo rero uburuhukiro bwa mbere abo bantu barushye bababaye ni babanze begereye Yesu abari ubaruhura. Cyane ko aba bantu badusanga, aba bantu batugana, muraganira ukumva afite ihungabana ry'isi, ukumva afite ihungabana ry'ibintu byo mu isi gusa, nibyo yitekerereza, aratekereza uburyo umuntu akubwira, umuntu no kuri telefone umuntu aramamagara avuga ati mukozi w'Imana nsengera Imana impindurira akazi, nsengera bagiye kunereza cyangwa umuntu aransengera rwose Imana inkure mu bukode. Abantu bafite ibyifuzo byose, ukumva mu magambo 20 akubwiye nta jambo rimwe rivuga ati nsengera Imana impa imbaraga zo kunesha ibyaha cyangwa zo kumenya kuyegera, nsengera Imana inkure mirari ry'ibyisi. Ahubwo asanga we yifitiye irari ry'ibyisi. Abo ni banashobora kubona ibibaruhura. Umuntu wese ufite imitekerereze yo gukunda ibyisi no gushaka ibyisi cyane kuruta abivuze kuruta no gushaka nibyo ibyisi turabishaka turabikeneye kuko turacyambaye umubiri ukeneye kurya, kwambara, kunywa, dufite byinshi bidusaba ubushobozi. Ariko mu gihe cyose ushaka kubijyana imbere ntacyo bizakumarira, kuko Bibiliya iratubwira ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose biza ari inyongera ku buzima bw'abantu. Abantu rero barashaka ibintu kurusha uko bashaka ibahesha ibintu. Yesu Kristo ni utanga ibintu, ni utanga ubuzima, ni utanga ibyiringiro by'imibereho y'ejo hazaza ndetse n'uyu munsi. Kandi ibyo Yesu aguhaye byose birakunyura. Ashobora ubuse yewe nigeze mbona umubyeyi, hari umubyeyi twayaga dufasha witwa Nema, nasengeraga muri ADPR cya hafi, yari umudamu umukecuru w'umunyamurenge. Yazaga muri niba twese twarazindukaga ko nta muntu wamutangaga kandi yatahaga ahantu kuri. None umukecuru rero twagira gutya Imana yabakugiriye ubuntu, ukamugurira nk'ikiro cy'isukari, undi akaba yamuha nk'inyama, tukabona mu rusengero yaje ashima Imana ari kurira ngo yo ndashima Imana, kanavuga amazina aterize yanguriye isukari, ati Bizimungu yanguriye igitenge, ukabona afite umunezero udasanzwe. Ukibaza ariko uyu muntu ushima Imana ko yahawe isukari kiro kimwe, ushima Imana ko yaguriwe inyama kiro kimwe, ni ukubera iki? Afite Yesu wamushoboje kunyurwa n'ubuzima bayemo. Nibyo hari ubuzima badayimoni bashyiramo abantu cyangwa abarozi bashyiramo abantu, noneho umuntu akabuyoberamo cyangwa akabukuriramo gutyo, ari ubuzima bwo kukinagaza no kubaho nabi, ariko akaba n'ubuzima Imana igufatwa bati ni ukuri bubeho. Paulo umukozi w'Imana ukomeye cyane muri iki gitabo, njya mbona ari umukozi w'Imana uhatse afite amagambo akomeye, kuko niwe muntu uzasanga wagiye ahugura ingero nyinshi zigiye zitandukanye mu buryo umurimo w'Imana ukorwa n'uburyo no kuri kwitwara. Ni nawe muntu wagiye wivuga ibigwi abantu muri Bibiliya batigeze bivugwa, uretse ko Bibiliya wagiye ivuga nyine abantu bagiye babana n'Imana mu buryo budasanzwe. Ariko Paulo niwe muntu wagiye washa gutinyuka akabwira abantu ngo nimugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Hari nawe yavuze ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro bityo mbiki ibikamba ry'ubugingo. Twabyumvise ibisukwa ku gicaniro byari ibintu abatambyi bakoreshaga mu myaka ya mbere yuko Yesu aza, bashyiraga ni nk'amavuta bamenaga ku gicaniro kugira ngo cyake, ngo yabaga umubavu uhumurira Imana. Ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro ngo bityo mbiki ibikamba ry'ubugingo. Ngo nubwo atari rye jyenyine, ngo nabandi bose baharaniye gukora ibyiza no gukiranuka, abo nabo bararibikiwe. Ni byinshi Paulo yagiye avuga, ariko yageze igihe imbere y'Imana aravuga ati ko jyewe nsengera abarwayi bagakira, ni iki gituma mporana ijisho rirwaye? Yari afite ijisho rirwaye rihora ririra amarira. Hageze imbere y'Imana aramubwira ati Paulo, ubuntu bwanjye buraguhagije, reba kuba wahumura impumyi wowe ijisho ryawe rihumye. Bivuga iki? Ibi bishatse kuvuga iki? Ntaga agakiza k'Imana tukabonera mu gutunga ibintu byinshi. Ushobora gukorera Imana. Ubwo nemvuze kuri uwo mukecuru wifitiye amahoro Nema, byaramurengaga akandika agapapuro ku cyumweru bakamuha umwanya wo gushima Imana. Wajya kumva ati ndashima Imana, byenda ari umugabo mukire, byenda yankoreye ibi runaka, nkorera ibi ngibi. Nibashakira amahoro muri Yesu Kristo niho honyine azaboneka amahoro. Yego n'umunyedini ashobora gufasha inzira. Icyo umunyedini yagukorera mwiza, mvuze mwiza ariko utaravangiwe, ufite ijambo ry'Imana rizima ryamuhinduye nawe ashaka ko rihindura abandi, ashobora kukwigisha bituma wowe ubwawe abyumvise, wowe ubwawe ushobora nawe kwigerera kuri Yesu Kristo. Ntago ari umunyedini rero uzaha abantu amahoro, ahubwo ibyo ababwira nibyo byamuheshije amahoro, nawe ari kwibwira abandi ngo bibaheshe iki? Bibahesha amahoro. Ibyo ni agakiza ka Yesu Kristo kari mu mizi mu nguni sose z'agakiza. Mvuze agakiza kose, wenda ntago ari umwanya wo kukadetaye. Aba dusanga ko nabo ari imirambo igenda, ni cya kibazo nyine nakubwiye. Na Yesu, utekereze Yesu akiza mu isi yagiye abwira abantu hashize imyaka myinshi cyane, iri mu kurenga 5,000 byanashoboka, wenda simbizi nkurikije ibyo abantu bagenda bavuga. Yesu yabwiye abantu ngo nimukiringire umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza, kuko uwo muntu ahinduka nk'igicu.
kwiringira umuntu urumva kwiringira umuntu ashobora guhinduka ukabona arahindutse rwose mu kanya gato cyane. Twagiye tubona abantu bakoze ibyiza bakoze neza ndetse banakoreye Imana, ejo ukabona abantu bahindutse. Niba Yuda yarabashije guhinduka ari kumwe na Yesu, yaragendanye na Yesu abona imirimo n'ibitangaza akora, Yuda agahinduka, ntabwo byagutangaza ko abanyamadini batahinduka. Noneho ubu banahindutse cyane, benshi barahindutse ku buryo kubizereramo banyuriyemo ni ikibazo. Ariko ntimukanizere mu bantu, mukizerere mu bantu. Byose ikintu cy'akintu kuri Yesu. ntungurwa ntiyongeye muri gereza bakambwira ati uriya yari umupasiteri mu idini runaka, uriya yari umupadiri muri katolike, turayishe umuntu muri jenoside. Erega kuba pasiteri ni umwambaro abantu bambara. Pasiteri ni nk'izina wakwita umwana wabyaye. Ntago kuba pasiteri bivuga ko egare kudakora ibyaha, ariko ubundi byagombye kudakora ibyaha kuko ni izina rijyanye n'umuntu wamenye Imana cyangwa se umukozi w'Imana. None se nimba ayo madini, ariko nimba ayo madini yizihizwa, tugomba gusangamo abanyagakiza, hatarimwe abantu bagomba gusenga ngo bamenye ngo erize tugiye kwitira iryo zina rya pasiteri ni mu ntoki. Ubwo ayo madini urumva hari ubuhingiro, hari ukwinjirirwa. Ubundi byapfiriye mu gutoranya abo bantu. Ibyo uvuze kudasenga ngo babamenye, ntago babamenya kubera ko nyine abantu barajagaraye, abantu barahuze cyane. Ariko ubundi wenda tureke kwinjira muri ibyo. Ubundi pasiteri, padiri, musenyeri, umuntu wese ufite ahuriye n'iby'ijambo ry'Imana yagombye gusa n'ijambo ry'Imana, uko ritegeka abantu kwitwara. Kwanza niba bagombye kwitwara neza kurusha abandi. Pasiteri, musenyeri, bishop, profete, padiri bagomba gukizwa kurusha abo bayoboye, kugira ngo babarememo ibyiringiro by'ubuzima, babarememo n'agakiza ka Yesu Kristo. Rero kuvuga ngo ko njya muri gereza ngasanga ngo abapasiteri bakoze jenoside, ngo bakoze ibyaha ibi n'ibi, pasiteri ni umuntu. Iyo atambaye imbaraga z'Imana ahinduka umuntu ndetse akaba mubi. Wabyumvise? Ntukanabone pasiteri waguye. Bibiliya iravuga ngo bene uwo nguwo ngo yaguye abadayimoni bikuba inshuro 7. Ni uvuga ngo pasiteri warwanyaga abadayimoni, warwanyaga ibyaha, iyo aguye abadayimoni baraza bakikuba. Niba yagiraga ubudayimoni bwo gusambana, haraza n'umutera kwikinisha. Niba yagiraga umudayimoni wo kunywa inzoga yarihaniye, nuvanga ibyaha yari yararetse yihana, iyo aguye biza byikubye inshuro nyinshi, noneho akabikora n'imbaraga nyinshi. Ugasanga rero byabaye ikibazo. Gusa birababaje kuko nyine ab'icyitegererezo, abo tubagombye kwigiraho, abo bakagombye kwigiraho, aribo bari guteza akaga n'amakuba, aribo bari guteza ibibazo abantu nyine. Noneho umuntu akagenda azi ko asanze umuntu, kumba asanze ikirura cyangwa se asanze isega. Igisimba kitwa isega ni igisimba kiryana burya, amasega mabi, cyangwa se ukabona nk'agapusi gatoya, wowe ukagira ngo ni ipusi kandi ari ingwe, wahagera ikagihita igutanyagura. Nyine ni agahinda gakomeye kuba abantu baza baguhungiraho uri umukozi w'Imana, bakeneye kukuruhukiraho, bakeneye guhumurizwa, warangiza akaba ari wowe ubacumuza ubananiza. Ibyo uvuga biroroshye. Ubu dufite abantu badashobora kwinjira mu rusengero, dufite abantu bacitse mu nsengero neza kubera abo banyamadini uvuga bagiye bakomeretsa abantu batari bakeya. None se urugero nkawe ufite fiance, urenda gukora ubukwe, ujye ubinganirizaho. Nk'ubu usanze nguteretera fiance wawe, udukorana ikiganiro, byakunezeza? Wakongera kuza gukorera ikiganiro hano se? Usanze nereta fiance wawe ku rwego bigezaho umusambanya cyangwa naramusambanyije, wakongera guterura iyi kamera ukayizana hano? Ntabwo byakunda. Rero bariya abantu rero batumye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo abantu babwanga, kandi bwari ubutumwa bwiza bubabohora kandi bubagirira neza. Ni ikibazo gikomeye rero. Ni wowe ukibaza, nanjye ndakibaza, abantu benshi barakibaza, by'uburyo ibyo tuvuga tudasa nabyo. Ejo bundi nibwo nari kubona, ariko ngiye kuko nisanzwe mbizi ndibwira abantu. Ndi kubona ari umunyamakuru wazanye umuhanuzi hano kuri, yamwitaga umuhanuzi, ntavuga umuhanuzi. Umunyamakuru wo ku kinyamakuru kimwe wazanye umuhanuzi yitwa ngo Nibishaka Theogene, ariko nge nari ndizi ko ibyo batubwira ari ibintu bicara bagapanga. Umunyamakuru Nepo niwe waje kujya hanze ejo ndavuga nyine uburyo babikoraga. Nge nari mbizi ko ari ibipangwa. Yagiye hanze y'igihugu? Oya, bishyize hanze uburyo babigenzaga.
njye nari ndizi neza ko aribyo, kuko namwe mbwira abantu turi asa umuhanuzi ntiyamanurira ntiyanagira ati araje noneho rero barimufungiye ubuhanuzi bw'ibipapirano agifungurwa n'ubundi ajya akomeza ibiganiro byo kuri za buri cyana n'ahandi avuga ngo Imana ngirambwiye ngo Mutesi agiye gushaka umugabo burabura. Ibyo byose ari ibintu banditse bagapanga. No nkibaza kuki Imana ireberera bino bintu ntigire ikintu dukorera. Erega buri Imana itandukanye n'ukuntu abantu babitekereza. Buriya hari ukuntu hari umuhungu wakoze impanuka, hari umugabo wakoze impanuka ngo ni Pasteur Justin. Abantu bajya bavanga Imana iraguhannye kubera ibintu biri kuvuga. Ntago Imana ihana muri buriya buryo. Ntago ariko bigenda. Ntago Imana hari umugabo wigeze avuga ati Imana kuki usubiza abantu ngiye ntusubize. Arayitonganya ngo Imana ni igitekerezo, ngo Imana imuha ububasha. Ko yavuze ati ndi nkawe tireka ngo ububasha. Imuha ububasha bwo kurebera hose icyarimwe. Yabonye ibintu biba yamaze iminota igera nko mu 10. Ni filime kwanza ni filime nabirebyemo. Yamaze iminota nk'icumi amaze kwangiza ibintu biteye ubwoba. Imana igiye ihita ihana abantu ibyo bakora n'ibyo babamo waba ari urupfu. Icyakoze si Imana itabikora, ni Kristo Yesu tugomba gushimira, kuko mu bumana bwayo mu gihe tutaye twabona Yesu nk'incungu ubundi umuntu yahitaga agwaho. No ku ruhimbo uvuga umuntu n'abatambyi bajyaga gutamba bakamuzirika umugozi. Hakaba hari abantu bawufite hanze noneho bawunyeganyeza akagira ikirenge cy'uko akiri muzima kugira ngo abarime agatima. Atanyeganyega akaba yaguye aho ngaho. Ariko se tarakomeza ujya yemera ko hari umuntu ufite irari ry'ubusambanyi byabayeho karande yanze gutandukana naryo, ariko Imana ikakomeza ikamukoresha ameze atyo? Kuko hari umuntu bakubwira ntabwo Imana yagukoresha muri ubwo buryo. Ndakubwiza ukuri ntabwo Imana ijye mukoresha. Reka nkubwire, Imana ishobora kugukoresha ariko noneho byaje mu nshingano z'umurimo w'Imana. Byaje mu nshingano z'umurimo w'Imana ugakomeza gusambanya buyoboye cyangwa baje bakugana, icyo gihe ubusiga urahanzweho n'imbaraga mbi z'abadayimoni. Ntago ari imbaraga z'Imana ziba zikigukoresha. Ni ukuri ntago Imana igifatanya n'abantu gukora ibyaha. Icyo gihe twatuvuze ko Imana ari umufatanyacyaha mu banyabyaha. Bivuga ngo rero umuntu nubona anywa inzoga yitwa umukozi w'Imana, agasambana ari umukozi w'Imana, akabigira akamenyero ko umuntu ashobora guterwa ariko ejo umutego ukikuramo icumu baguteye. Ariko umuntu ubikora nkana, ejo yasinze, ejo yanyoye, ejo yasambanye, yabigarutsemo, yabisubiriye, ntago ari Imana bakorana nawe. Ntago ari Imana bakoranya nayo. Bibiliya iravuga ngo umuntu niyoshywa gukora ibyaha ntakavuye ngo Imana ni inshutse, kuko Imana idashukana. Oya, bariya baba ari abantu erega gukorera Imana si ishyaka ubona mu bantu. Kuko na Bibiliya mu Baroma aravuga ngo ndahamya ko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge. Ngo kuko basuzguye gukiranuka kw'Imana ngo byabateye kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo. Abantu muri iyi minsi benshi bafite gukiranuka kwabo bihariye kutari ukw'Imana. Niyo mpamvu ibyaha babyoroheje, urabona ibintu byose baragenda babyoroshya ibyaha. Abonye umuhanuzi ejo bundi ariko umva Imana barayimenyereye. Umuhanuzi aza kuri YouTube ati Imana imbwiye ko ngiye kurongora ase. Noneho ubwo arukivuga kuri umuhanuzi ngo Theogene n'abandi. Reka tuvuge twe kuvuga n'amazina, tuvuga abantu bose muri rusange. Umuntu wese uza yihandagaje ni muri bya bindi ariko Bibiliya yagiye bivuga, Paulo yarabivuze, bitabo byinshi byagiye bivuga kuri aba bantu, ariko cyane cyane Paulo nawe agiye witsa kuri aba bantu. Avuga ngo abo ngabo ngo Imana yabo ninda, ngo bahuza umutima wabo ku by'isi. Babyumvise? Imana yabo ni iki? Ninda. Niba Imana yabo arinda rero reka bagaragaza Imana yinda. Bagaragaza amaco yinda. Erega bano bantu baza bagahanura bakerekwa ngo Imana yababwiye, bazayobya batigeze bamenya Imana, batigeze basoma Bibiliya. Kuko ubundi ikindi nakubwira, umukristo wa nyawe wakiriye amahoro Yesu atanga ufite agakiza k'Imana ntakeneye umuhanuzi. Nta mukristo muzima ufite Yesu wuzuye muri we ukeneye ubuhanuzi, kuko Yesu niwe buhanuzi, ubuzima bwuzuye butavangiye. Yesu niwe utanga amahoro. Nkanjye ndakubwiza ukuri imbere y'Imana isumba byose, nasenze Imana nyibwira ngo nkuraho abahanuzi b'iki gihe, nkuraho abantu. Nta n'uwahirahira gupfa kuvuga ngo Imana iramubwiye, ikuntumye yikize. Nzi ko abakora ibyiza Imana ibemera. Biravuga ngo awukora ibyo gukiranuka wese Imana iramwemera. Ningerageza mu gukora ibyo gukiranuka ngakorera Imana, aho ngaho Imana iranyemera muvande.
ntabwo rero nkeneye umuntu uza kumbwira ngo umukozi w'Imana ngo Imana ngo mbonye ngo igiye kuguha inzu. Basanga bafite amarari y'ibyo bintu. Jewe ishobora kumpa inzu, ishobora no kutayimpa, nige nuko nizera. Imana yampa inzu ni byiza, itanayimpaye ntibikuraho ubumana bwayo, ntibizanekuraho ko nzajya mu ijuru. Ushobora kudatunga inzu ukazajya mu ijuru, ukajya kuba mu yo mu ijuru sha, ukajya kwibera mu nzu yo mu ijuru. Ushobora kudatunga imodoka ukazajya kuba mu mihanda y'izahabu iri mu ijuru, ibyo nta kibazo gihari. Rero aba bahanuzi bose nako benshi baravangirwa kubera gushaka inda nini bashaka gushyira mu gifu cyabo. Ariko si ijambo ry'Imana ribarondora gusa, na Rugamba Sipiriyani yarabarondoye aravanga inda nini muyimamayira. Hari nawe yavuze ngo umusaza rukukuri, umuntu ugeze mu za bukuru, ngo iyo yimitse inda nini ajya mumva rugeretse. Ubu dufite abantu bapfana inda nini yo kubeshyira abantu, guhemukira abantu, ariko noneho umuntu ufite akaga gakomeye ni umuntu uri kubeshya ngo Imana iramutumye itamutumye. Aba bantu bitari kera muzajya mugenda mubamenya mubavumbura. Ikibabaje ntimwiga ngo mumenye. Imana ibereka abantu ntimubyemere. Izi YouTube channel kare nahoze nganira n'umuntu umbwira ni Imana yagize neza kuba izi YouTube channel zihari. Twamenye ubwenge bw'abantu n'ubwonko bwabo, twamenye imitekerereze abantu barimo. Ibyo abantu bavugira kuri YouTube n'ibyo bakora bite bikwereka urwego rwabo. Aho ubona umuntu ngo ndi pasteur, ndi profete, akirwa avuga ubusa gusa, agagurutswa no kuvuga Theogene, kuvuga Baraka, akamusesengura kugeza aho iwabo avuka, kugeza uko arya, kugeza n'ikariso yambara, kugeza nuko abayo, kugeza n'uburyo ngo aragona ntagona. Abakozi b'Imana bakinjirira umuntu kugezwa bango ni yaryamye aragona, ukibaza ahantu baboneye yaryamye agona bikakuyobera. Abo rero ni intumwa za Satani, nabanze umusaraba wa Kristo. Pawulo yaravuze ngo ndababwira ati n'uyu munsi mbisubiyemo ndira ngo abo nabanze umusaraba wa Kristo ngo bagende uko bishakiye. Abo bahanuzi rero nibahanure nibagire gute, ariko bamenye ko Bibiliya hari ikivuga ngo bazagera imbere y'Imana barata ngo twarano gati ni mumva imbere mwabivume. Umva iryo jambo mu ikivume, uracyumva? Ikivume ni ijambo ribi cyane, ngo ni mumva imbere mwabivume mwe sinigeze kugira gute, sinigeze kubamenya. Ariko mbere yuko bahamagazwa niyicaye kuri ya ntebe ariyo Mana, kugira ngo bacirwe urubanza rw'ibyo bakoze, n'isi zabaryoza izabarutsa ibyo abandi bariye n'ibyo abantu bagize gute bakoze. Umuntu wese wifuza kurya ikintu cy'umuntu anyuze mu manyanga, anyuze mu kubeshya, none akanyuramo abeshye Imana, sha reka nkubwire nibitakuniga erega aba bantu barimo barakururira abantu, barakururira imiryango yabo imivumo. Sinkubeshye, iyo umuntu akomeje gukora ibintu bibi bimugiraho ingaruka n'umuryango we. Ibyo ngibyo iyo dusomye bira tugenda tubireba. Hari umuntu kera twigeze dusengera yararwaye igifu kidasanzwe. Imana ishura ko uwo muntu yacanye imyugariro yizi. Imyugariro ni ibintu basubekiranyaga mu marembo, iterambere ritaraza ngo bubaka ibipangu, byari biti basubekiranyaga mu marembo bigafatwa nkaho bakinze. Kubera ko icyo gihe babaga bari gukingira nk'imbwa iki, nta bujura bwabagaho nk'uburiho uyu munsi wa none. Umuntu arangirije muri jenoside anyura ahantu iyo myugariro bayituye hasi arayifata ajya kuyicana. Imana iramubwira ati kubera ko wari umukristo wagiye gufata imyugariro wandi ukayicana, urakira iki gifu ariko ugiye gusaba imbabazi z'imyugariro wandi wacanye. Dusanga nibyo kuko yarabikoze. None niba Imana ishobora guhana umuntu we yasanze inzu basenye, imyugariro iri hanze, arayifasha agiye kuyicana, icyo cyaha ntabwo gikomeye cyane. Dusugiye mu nyurabwenge z'isi, yanyuze ahantu basenye inzu y'umuntu muri jenoside, bamaze kuyisenya byarangiye ibintu byose basahuye, ahasanze udukwi, ibiti arabijyanye arabicanye. Imana iravuga arwara igifu. Imana iravuga ati uzagikira ariko wihaniye icyo cyaha. Ngaho reba noneho umuntu uri kubwira umuntu ngo Imana iravuze, ngo Imana irantumye, noneho ngo Imana iravuze ngo tanga ibitambo nkunge kugukuraho bagutabye. Uwo muntu afite umuvumo, ni ikivume kizazanira n'umuryango w'iki akaga n'amakuba. Ese umunyarwanda yaravuze ngo wibahetse abayigisha uri mugongo. Buriya nubura umusambanyi, niba uri umusambanyi ruharwa uzabyara indaya, niba uri igisambo ruharwa uzabyara igisambo. Ibyo ukora byose mujya numva musesengura ngo Edene ngo nibiki byose, hari umudayimoni ukoresha abantu ibyaha. Uwo mudayimoni rero iyo umuntu apfuye yari umujura, dayimoni zimuvamo zigahita zijya mu bo yasize. Niyo mpamvu uzumva mu muryango ngo aba bantu bicwa na kanseri. Hari abadayimoni baba mu miryango ku muntu ngo uyu muryango wicwa na kanseri. Uwo bashyinguye kanseri imwishe, dayimoni imwishe imuvamo ikajya mu wundi, bikaba uruhererekane. N'aba bantu bakora ibyaha nkana rero
barimo barasemera imiryango n'abuzukuru babo kandi barimo barakora amakosa. Niyo mpamvu tuzagwiza abantu, tuzagwiza isi, tuzagwiza igihugu kirimo abanyabyaha, kirimo abantu babiraramo bakabyukiramo bakabisaziramo kubera ko bakomeje gukora ibyaha nkana. Imana ikabareka rero abadayimoni bakabakoresha uko babyumva nuko bashaka. Nakaga gakomeye cyane. Imana mwagize injajwa ivuga buri mwanya ukaza none kuri kamera ngo Imana yantumye. Ejo ukwezi kukagaruka uvuga iby'Imana yagutumye. Ariko buriya Bibiliya ibigisha icy'abantu. Mujye munabambariza Bibiliya yigisha icy'abantu. Hari umugabo muri Bibiliya witwa Uza. Uza ngo yagiye kuramira isanduku y'Uwiteka igiye kwikubita hasi. Uza ngo arangije arapfa. Babyumvise ku ruhande rumwe ugiye gusesengura wibaza icyo Uza yazize. Ariko nta kindi yazize, yagiye kuramiza isanduku y'Uwiteka n'amaboko n'intoki kandi idakurwaho intoki. Ese ko yari afite ishyaka ryiza ryo kuramira isanduku kuko Imana itamubabariye wenda ngo yabikoze mu butamenya. Iyi Mana bakina nayo. Imana yabwiye umugabo witwa Eli, yari umutambyi kandi w'inyangamugayo, kuri we yari inyangamugayo. Ntabwo wari kuba umutambyi muri kiriya gihe utari umunyangamugayo. Yari umuntu watoranijwe n'Imana. Ariko akora ikosa rito cyane ryo kudatongera no kutabwira abana be. Kugeza ubwo abana basigaye bakorera ibyaha mu ihema ry'ibonaniro, bakagenda bakajabura inyama, bakagenda bagasambanira ngo imbere y'ihema ry'ibonaniro. Imana irangije avuga ati Uza we ndamwibagiwe ibwira uriya mutambyi nari ndi kuvuga, iramubwira ati nzakwica kubera abana bawe, nzakwica. Wabyumvise? Nzakwica. Hanyuma uriya mukozi w'Imana Eli mu by'ukuri buriya yarazize ko atari we wakoraga ibyaha. Niba Imana yica umuntu kubwo yarebereye kutabwiza abantu ukuri, noneho umuntu arabikora we yabigambiriye yabiteguye. Reka mbwira abantu bafite za YouTube channel n'aba bantu bahamagara, murabikora mushaka views, mushaka amadolari, mushaka amayero babaha, ariko mumenye ko Rugamba Sipiriyani yabarondoro yatarapfa. Ibi bintu bariho bakora bamenye ko bari gusemera imiryango yabo, bamenye ko ari ibintu bizagaruka. Wazumvise? Ibi bintu uzajya kuvuga ngo uriya muryango ukunda kwiyahura, ngo ugasanga abantu babo bakunda kugira gute, bakunda kwiyahura no gukora ibyaha nkana. Rero uko umwana wawe yonka amashereka yo mu byaha, Yobu yaravuze ngo mu byaha ni Yobu ni David ninde ngo mu byaha niho mama yambyariye. Ariko ibyo byaha nuko batubyariyemo dutegetswe kubikizwa. Nubwo umuntu nanone abantu badahita bahahamuka ati uyu mugabo yavuze ngo niba ndi indaya nzabyara indaya. Oya, ushobora umwana washobora gukizwa akakuruta, agakizwa ku rwego rwo hejuru, Imana ikamurinda abadayimoni bagukomotseho. Imana ikamurinda abadayimoni bakomotse ku wamubyaye. Cyane rwose. Turi kujya mu nsengero rero ngo twirinde ibyo byago n'izo mpfu zitandukanye, ariko nyamara insengero kuzijyamo ahubwo bikongera ibyago byinshi. Erega abantu bamenye ko gupfa byo tuzapfa twese, nta muntu utazapfa. Ahubwo icyo tuvuga ni za mpfu zitunguranye zitwara abakiri bato zitari ngombwa. Arushaho kuvuga ati atariko n'umuntu muto yemereye gupfa. Oya, burya hari umuntu, abantu benshi bato bapfa baba bakenyutse, baba bibwe, badayimoni baba batwaye. Tugira n'abarozi baba mu madini bica abantu, baba mu nsengero bica abantu. Abo ngabo turabagira. Rero kuvuga ngo tukajya mu nsengero tukahapfira, tukajya mu nsengero tukahurira n'ibibazo, ongeraho ngo mukaharirwa n'amafaranga yanyu. Urumva? Ibi bintu birakomeye. Uzi ko icyo nanjye kuvuga reka mbe nyihoreye ngende gakeya. Ariko nshatse nakivuga. Nigeze nsengera umuntu warwaye indwara ikomeye, kwa muganga baramubwira ngo nagenda ategereze gupfa. Ndamusengera Imana imukiza indwara. Ari umushyitsi aho ngaho. Hashize iminsi ngiye kumva ntangira kwakira ibirego by'abakristo dusengana ngo yandiye amafaranga ngo miliyoni, ngo yandiye ngo amafaranga. Numva biranunguye, numva binteye ubwoba. Uyu muntu yaje mu rusengero arwaye, turamusengera akize, nyuma y'ukwezi kutararangira yamenyanye n'abantu ku rwego ari kubarya amafaranga. Wazumvise? None umwe mu bariwe amafaranga nta kigaruka mu rusengero. Aravuga ati jewe nabonye uriya muntu kuna akijijwe kuna akiza indwara baje bamuteruye none nge nari mwizeye. Ibyo ni ibintu byabaye, ntago ari ibintu byo kumubeshya nabonesheje amaso. Ari uwo wibye babona amafaranga ntakiza mu rusengero. Ari uwo nguwo wibwe ntakiza mu rusengero. Mu rusengero si ubuzima bwonyine buri. Abantu nibitoze gusoma Bibiliya, nibitoze kumenya gusenga no gukizwa,
nibagabanye n'umunaniro wahoze uvuga watangiriye abantu barananiwe. Iminaniro niyo ituma abantu batamenyana n'Imana, batabonana n'Imana, ngo ibaruhure ibakure ibyo bintu bibananije. Igihe cyose abantu bananiwe, ubu bwonko bw'abantu burananiwe, amaso y'abantu arananiwe ku rwego rwo hejuru. Ubu ngubu uyu munsi wa none hari igipimo kikwereka ibiri mu maso, mvuze mu maso, bakakwereka ibintu byirwa byibaransa mu maso y'abantu, wagira ubwoba. Abantu amaso yabo harimo za porono, harimo bese ibintu barareba amataye, barareba ngo bameze gute. Amaso y'abantu hari nk'ibintu biteye ubwoba, yabaye akavuyo, yabaye akajagari. Ako kajagari rero ntago abantu bararushye. Amaso yabo nabanze yozwe, ibyo bintu bishiremo bivemo. Abantu kwirwa bareba porono, birwa bareba bambaye ubusaba, birwa bareba ibyo abantu bagezeho. Oya, abantu babanze bagira amaso ari normal, amaso ameze neza. Nibarangiza n'ubwonko bwabo ni buruhuke. Abantu bararushye, ubwonko butsindagiyemo amakontineri y'ibibazo. Ayo makontineri y'ibibazo atsindagiye mu bwonko bw'abantu, nibabanze bayakuremo. Ese barayakuramo bati? Nabyo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi, imitima y'abantu, umutima ni muto cyane. Umutima w'umuntu ntago ndatekereza ko udafite ibiro 2. Nta biro 2 umutima w'umuntu ufite, cyangwa se niba binarenze ntibirenze 3, ariko nta 2 ibyo byose. Ariko imitima y'abantu ituyemo amatoni y'amakontineri y'ibibazo n'ibyaha byicaye mu mitima yabo, ku buryo umuntu uyu mwanya wa none aha hari umuntu ushaka kuganirira ukagira ubwoba. Simbuza abantu kugira inzozi, nibagira inzozi ni byiza, nibatekereze neza ni byiza, kugira ngo nanabona amafaranga yo kumutungura. Nubona miliyoni 3 usanga utangiye kwibaza ngo ndayakoresha iki. Nibagira imishinga avuga ati ndamutse ngize ibi ngibi nakora ibi ngibi. Ariko none abantu bafite imishinga iteye ubwoba, my friend. Uwo muntu agahita kuganiriza ati ngiye nzagura indege, ngewe nzagura V8, ngewe nzagura ibi nibi. Simbabujije kubigura, ariko ibyo bitekerezo ufite udafite n'igare ryo kugendaho, uri muri ivuna ku rwego rwo hejuru. Ahubwo se ubitekereza ukora iki kikwereka kuzagura iyo ndege. Ibyo bintu rero byose ni ibintu by'imiruho n'akaga abantu barimo. Nibegera umwami Yesu, nibakira agakiza ka Yesu. Umva Bibiliya muri Zaburi ya 90 aho aravuga ngo 91 hari ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azama mu gicucu cyishobora byose. Abantu nibinjire mu bwisho bwa Yesu, nibinjire mu bwisho bw'Imana. Imana ibarinda, Imana ibarinda akaga n'amakuba, ibarinda imihangayiko n'ibyago, ibarinda ibintu by'ibyorezo byo mu minsi y'imperuka. Nibase bahungire ku musozi w'Uwiteka, bahungire mu biganza by'Imana. Aho nigo abantu babashe kurokoka, nigo abantu babashe kugira ubuzima bwuzuye burahari. Niba bushaka barabubona, imibereho myiza irahari, nibayishaka barayibona, ahubwo bari kwishaka mu buzima butari bwo. Nakubwiye ubuzima bwo kunyurwa buturuka ku mahoro Yesu yihera umuntu. Wabyumvise neza? Wabyumvise neza inshuti yanjye? Ni ukuri ngiye nikubwira ngo Yesu yamaye amahoro, Yesu yamaye ubuzima budasanzwe. Ngewe ubuzima mfite muri iki gihugu, mfite ubuzima abantu benshi badafite. Ngewe mfite ubuzima bwiza, ndi umutunzi, ndakomeye, mfite Imana, mfite Yesu, ngewe ndanezerewe. Iyo nkubwira gukomera rero, uburyo nkomeyemo ngewe ni uburyo Yesu yamaye amahoro ajyanye no kunyurwa. Nkumva ko ubuzima mpagazemo buranyuze, ariko nibimbujije gushaka n'ubundi burenzaho nisumbuye, ariko mu gihe ntarawubona nta guca ibikuba n'amabuye ngo kugira ngo urugero ngewe nsengera abarwayi bagakira ari benshi. Umva nsengera abarwayi iyo nagize ibihe byiza by'Imana, nshobora gusengera iteraniro ririmo abantu 500 barwaye, 300 bagakira indwara. Iyo mpano y'Imana ndayifite, ariko uburyo nyifite unandebye ukansura mu buzima busanzwe wavuga ati uyu muntu ati ibintu. Hari n'abajyambwe ati Imana yaguhaye impano ituma wakira, ati ibi bintu ukora bigomba kugukiza, nicyo gishoro Imana iguhaye. Ariko ngiye nkumva ko amahoro Yesu yamaye amagije no kumva umushahara mpembwa, uwo nguwo ndawugabanya nkawurya nkumva urandyoheye kugeza igihe Imana izakora ibyayo mu nzira zabyo. Hakavuga ati ese Imana izakora ibihe n'ibigwaye ubushobozi bwo gukiza gusengera abarwayi bagakira, ni iki gituma utabyaza umusaruro ayo mahirwe Imana yaguhaye? Bakibeshya rero ko ari ubuzima bwiza no gutunga Yesu n'amahoro. Yesu yo wamwinjije muri wowe utunga amahoro. Erega Bibiliya nyine ntago bayisoma ntibayikunda, ntibanayishaka, kandi niho ubuzima buri, niho ubutunzi bwije. Hari umugabo witwa Zakayo, ngo yari umukoresha w'ikoro, yari nk'umuyobozi wa Rwanda Revenue kino gihe. Ngo yigeze yumva inkuru za Yesu, ngo amenya ko ari bunyure mu mudugudu w'iwabo. Ngo nuko Zakayo yarangije ngo arirukanga, ngo Zakayo arirukanga, ngo aragenda ngo asanga abantu bagose Yesu uraruvunga nzoka. Ngo kandi uwo mugabo yari mugufi, ngo arirukanka atanga Yesu imbere n'abantu bamuzuye, bagenda ajya mu giti cy'umuvumo, ngo aryama hejuru yacyo. Ngo arangije ngo aravuga ati nanjye ndamucungira aha ngaha. Wabyumvise? Amaze kugira Yesu ahageze, ararama avatiza Zakayo, ururuka ko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe, nawe agakiza kaje iwawe. Yesu amaze kugera kwa Zakayo, Zakayo Yesu amenya ko ari igisambo, Yesu amenya ko ari ibintu afite bitari ibye, bitamuhesha amahoro.
arangije avuga ati mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange mbaruhure. Zakayo yahise yatura ibyaha, wabyumvise? Zakayo yahise yatura ibyaha, arangije avuga ati jyewe byanga bikunda rwose nakoze ibyaha, ndashaka kwishyura abantu bose nambuye, kandi abo ntagaburiye ndabagaburira, ndabariha, ndetse abo nambuye ndabariha kane. Bivuga iki? Yesu atanga amahoro yo kumenya ibyawe n'ibitari ibyawe. Yesu aguha amahoro yo kumenya kuvangura, ukamenya ibigukwiriye kandi ukamenya ibifite ubuzima byaguhesha amahoro. Imana itugirire neza. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu rero. Izi nsengero zirimo ibidusubiza inyuma n'ibitadusubiza inyuma, ariko reka twibande ku nsengero zirimo ibitwica kurusha ibidukiza. Umuntu azajya azimenya ati insengero zirimo ibitwica kurusha ibidukiza. Uri muri banda ku nsengero cyane, wenda simbizi, ariko nibanda ku nsengero wese dukurikiye imyumvire n'imitekerereze abanyarwanda dufite cyangwa umukristo afite, azi ko iyo agiye mu nsengero, agiye mu rusengero ariyakura amahoro, iyo agiye mu rusengero ariyakura kugubwa neza ku mutima. Kandi insengero nazo zabaye nyinshi. Impamvu ndi kwibanda kuri icyo kintu nuko dufite insengero nyinshi, n'abazigana tukaba dutekereza ko amahoro n'umutuzo tubikura mu nsengero. Niyo mpamvu nabyitseho cyane nkabitindaho insengero. Ariko rero reka nkubwire Baraka, umuntu wese uzavuga ko agiye gushakira amahoro mu rusengero ntayazahabonera. Umuntu wese uvuga ko azajya gushakira amahoro mu rusengero ntayariyo, ntayahari. Reka tubwize abantu kuri. Natangiye nkubwira ngo ushaka amahoro, ushaka ko ubonera amahoro mu rusengero, ni ukujyana n'icyo Bibiliya ivuga. Amahoro niba yashakire mu nzira yo gusoma Bibiliya no gusenga, kwegera Yesu, amurike mu mitima yabo no mu bwonko bwabo no mu maso yabo, amurika hatabona ni kumuririmbyi yaririmbye, abanza akarakaza ububi butuye mu bantu. Ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 57 ku murongo wa 20, ku murongo wa 20 hari amagambo avuga ngo, reka dusome mu 21, haravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha ni kuwiteka avuga. Nta mahoro y'abanyabyaha ni kuwiteka avuga. Ahandi twasoreje watubwiye ngo muri Matayo 11 ku murongo wa 28 niho twahereye tumanuka, havuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimwegere Yesu. Wowe uruhijwe n'ibibazo, uruhijwe n'inzara, uruhijwe n'imibabaro, uruhijwe n'ibyago no kutabyara no kudashaka no kudakora, wowe ufite akavuyo n'akajagari mu bwonko bwawe, wabuze icyepfo cya ruguru, nta buzima ufite, nimwegere Yesu abari ubabohora, nimwegere Yesu abari ubakiza, nimwegere Yesu abari ubagirira neza. Rero mu madini ho rwose, mu madini amahoro ushobora kuhabonera yaba nka 20%, noneho 80% yuzuye muri Yesu Kristo. Mu idini amahoro ushobora kuhabonera nayahe? Nagusubizamo ibyiringiro no kuguhumuriza. None se mu madini urahabonera amahoro? Icyambere Yesu yavuze ngo idini ritunganye ni irisura imfubyi n'abapfakazi, niko muri Yakobo havuga. Iryo dini rero nujyayo inzara yakwishe, ntibari buguha ibiryo byo kurya, ni hakeya. Ntibari buvuge ati reka tukuremere muri ubu buzima tugushakira icyo ukora, ni hakeya. Aho uzabona mu madini rero ubu ngubu nta mahoro ahicaye. Mbakuriye inzira ku murima, uwashakiraga amadini amahoro mu idini nakureho, nareke nashakira amahoro muri Yesu Kristo. Nicyo nasoza mbwira abantu, kandi abantu bige bashakisha uburyo bakwiriye kumenya icyatuma Imana ibemera kandi bagirana ubusabane n'Imana. Icyo nicyo cyonyine kirababeshaho, niho amahoro yuzuye, ni muri Yesu Kristo. Ni mu kwihana ibyaha, ni mu kugira umutima utakurega, utagushinja, utagukomeretsa. Aho ni abantu bazabohokera, ni abantu bazakirira. Nibyo rwose dushimira abantu dusoze. Se kuri ajyango wawe ikiganiro cyane nuko mbona utari pomptwe, naguru kwiruka arari kugera ugasa nk'urangaye, uracyambaza kandi ikiganiro twagejeje ku musozo. Kubera iki urushaka turananiza abantu, reka dusoze ikiganiro. Nimero yanjye waba yihoreye, nibajye ku Isaro TV, nimero yanjye ibaho, ni ku Nganzo Mwimerere nabo bakore subscribe. Ariko cyane cyane ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukiza imitima buri ku Isaro TV. Nimero ni 0782426035. Ndayanika ku kiganiro kugira ngo barayimbaza cyane, mpamvu ari gamwe
wabikoze. ntacyo bitwaye, uzampamagara simwitabe azihangane. ubona abantu ukuntu bampamagara ari benshi, si uko nanze kwitaba abantu. Numpamagara telefone iri imbere yanjye nzakwitaba. Telefone yanjye imaze imyaka 3 iba muri silence. Nta umpamagara ngo hagire vibration cyangwa sonore yumvikana kubera uburyo abantu bampamagara ari benshi. Bivuga ngo rero numpamagara bikagushwa nuko nyifite nzakwitaba. Nunyandikira WhatsApp nkayibona nzagusubiza. Ninagusubiza ntabwo mu burimo nta kibazo gihari, n'ubwinshi bw'abantu bambanye benshi. Imana igumugisha baraka. Jewe ikiganiro n'urwakiyoboye ndashaka ko dusoza. Nanjye nabyemeye, reka dusenge dusoze dushimira abakunzi bacu ariko babanye natwe kuva ikiganiro gitangiye kugera ku musozo wacyo. Imana ibaho umugisha, tugira abantu bareba ibiganiro rwose bakabifinaliza bakagera ku musozo neza tugafungira hamwe. Reka dusenge Imana rero. Imana y'amahoro ibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mana twavugaga kubesha abantu amahoro nagakiza no kuva mu byaha, nicyo cyonyine gihesha abantu amahoro. Naho iby'imirurumba abantu bafite ibyo gukenera amazu n'amaetaje n'amamodoka, ibyo n'umururumba. Yego ni byiza kubigeraho ariko siyo kibanza. Jambo ry'Imana avuga ngo banze bashaka ubwami bw'Imana gukiranuka, ibindi byose bizari inyongera. Fasha abantu uburyo abantu bakwiriye gukiranuka no kwegera Imana no gukizwa no kwambara imbaraga. Be kwiringira abanyamadini, be kwiringira abantu umuntu utabonerwamo agakiza. Na Yesu yaratwiyamye kwiringira abantu batabonerwamo agakiza. Reka abantu bizere Yesu, abantu bakwizere, bambara imbaraga, ubiyereke, bakumenye. Uracyari Imana itanga umugisha, itanga imibereho, utanga ibyiringiro bya none n'ejo hazaza. Urakoze rero umugisha umuntu wese wabanye natwe gatangira natwe kugeza ku musozo w'iki kiganiro, kandi twese tugire neza, natwe komeze kuduha ibyo twaha abantu bibubaka kandi bibafasha mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.